Amene Yesu ashimwe. Nongeye kunezerwa no guhagarara hano nubwo ijwi ryanjye ntirimeze neza kuko iminsi nararwaye grippe. My voice is not good. I've been sick. Ubundi ndacyafite ibisigarira. Still I have some small problems. Ariko utanga ubuhamya ndabikunda uretse ko uyu munsi noneho numvise mfite igihunga. But I love to testify except that I'm nervous today. Kuko numvaga mfite ibintu byinshi mu mutima numva bindwaniramo ntese ndavuga iki ndeke. So actually I have a battle in my heart, asking myself, what am I going to say? What will I skip? Nukuvuga reka mvuge umunsi wo kwa gatanu, umunsi w'amasengesho. So I will share about the day of Friday, the devotional day. Mbere bakivuga ibya devotion yabaga hano mu gitondo, nabanje kubikurikirana kuko byari byiza cyane. This program used to be in the morning hours, and I was familiar with it. Kuko buri munsi nyine habaga umupasiteri wigisha igitabo. Because every day a pastor could preach using one book of the Bible. Rero mu bitabo twari twize igitabo cya Yohani, igitabo cy'abami, igitabo cya Yohani, igitabo ngira ngo ni cya Matayo. Sinzi abantu mbega buri munsi umupasiteri yarazaga akigisha icyo gitabo ahereye ku gice cya mbere akageza aho bagejeje. Every pastor could preach and teach about one book from chapter 1. Bwari uburyo bwiza bwo kwiga Bibiliya kuko ubundi twebwe dupfa kuba turi aho ngaho gusa tuvuga ngo turasenga, tuvuga ngo turumva ijambo ry'Imana ariko tutazi Bibiliya. So it was actually the good moment to learn about Bible, because many times we are familiar with the praying, attending, having enough knowledge of the Bible. Ubwo buryo rero narabukundaga cyane bwo kwiga Bibiliya, numvise nkurikirana neza nkumva niga Bibiliya koko. So I was very happy for the program to learn Bible, and I could gain something. Ariko byageze aho birananira. So but later I failed to continue. Kuza buri gitondo byarananiye, ngenda ngira intege nke. So to attend every morning was a challenge to me. I faced different challenges. Hanyuma numvise noneho ko bagiye nabo, urumva ko harimo imirimo myinshi cyane, abapasiteri ntibabonaga umwanya wo gukora iyindi mirimo. Hanyuma noneho babishyira ku munsi umwe wa gatanu, babariho babiteraniriza kugira ngo tujye twumva ijambo ry'Imana, tujye twumva ubuhamya, tujye mbega tuganira ku ijambo ry'Imana. And this was shifted to the day of Friday so that pastors can do some other works, and even we gather the whole day sharing the word. Numvise rero bishimishije cyane. So I was very happy for this change. Ko tugiye kubona umunsi umwe tugiye kwigamo ijambo ry'Imana, nibura uwo munsi sinzawubura. So I thought myself, if we are committed to only attend one day, this will not be a problem. Tumaze rero kugira ibyumweru bibiri. So ndashaka kuvuga rero uyu wa gatanu w'iki cyumweru nyine turimo. So we have so far gathered for 2 times, and I will testify about the program of last Friday. Numvise ngira ngo hari ukuntu mbikunda, numva nifuza ko n'abandi bose babikunda. So the way I love this program, I wish all can attend it. Kuko twahuriyemo no kwiyiriza ibintu tutaherukaga nyine nk'uko abandi babivuze. Because even the program of fasting was involved. We have been forgotten this. So kuvuga yuko umuntu aba akunze ibyo kurya cyane, ariko rero niyo
wamara n'umunsi utariye, hari igihe ushobora kumara atari uko wabibuze ariko rero utabihaye umwanya. Actually, it is not the love we have towards the food, but sometimes we skip meal by even being busy with some other things. Ariko noneho ko tuba twabihaye umwanya, biba byahawe nyine uburyo bwabyo no kubikurikirana neza no kumva koko yuko ubikoze kandi bigufitiye akamaro. But for this time, we did it to benefit some other thing, and we did willingly. Rero narabikunze cyane, hanyuma ndashaka gutanga ubuhamya yenda namwe byabafasha kubw'ijambo ry'Imana twabwiwe hano. Ubu ngubu ijambo ry'Imana twabanje kwigishwa na Pastor Blaise, hanyuma nyuma ya saa sita twigishwa na Pastor Jean Pierre. So I wish to testify to you, maybe you will be encouraged and gain something from my testimony. We were preached by Pastor Blaise the first session and Pastor Jean Pierre in the other session. Hariho ijambo rimwe nshaka ko dusangira. So Ijambo riri muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3. So I will share the verse in Matthew 5 verse 3. Sinzi na niba ariko bisobanurwa nge niko numva mbyisobanuriye, ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. So here the verse says, blessed are those who are poor in the heart, because the kingdom of heaven is theirs. Rero murabizi ubukene ukuntu bubabaza. So you all know how bitter is the poverty. Ariko hano baravuga ngo hahirwa ababufite. But here Bible is saying, blessed those who are poor. Ese twe dufite ubukene, dushobora kuba dufite ubukene bw'umubiri, ariko kubura amafaranga, kubura ibintu umuntu yifuza, ariko hano baravuga ngo hahirwa noneho abakene mu mitima yabo. So we may be poor in terms of money or some wealth, but here Bible says, blessed are those who are poor in the heart. Ndashima Imana yuko ngewe n'ukuri ntabwo ari ukubyirata yenda n'icyo navuga, yewe mpora numva mu mutima wanjye mfite ubukene bw'ijambo ry'Imana. So actually I'm not boasting myself, but I'm always in need of some spiritual things because I feel poverty in my heart always. Kuko iminsi yose iyo umupasiteri yigishije mba numva bimbereye bishyashya nubwo naba narabyumvise. Because whenever a pastor preaches, his sermon becomes new even if it is not my first time to hear. Nkumva yenda hariho ukundi kuntu nari mbizi, ariko noneho nkumva bibaye bishyashya. So when I compare, I say I used to know differently before, but now this is new. Rero nk'aha ngaha batwigishije, Pastor Blaise yatwigishije ijambo ryo muri Esther. So Pastor Blaise also taught us the word in the book of Esther. Esther 2 umurongo wa 15. So Esther chapter 2 verse 15. Twese tuzi Esther ukuntu yari umwana w'Abaheburayo wajyanywe ari umucakara, bamujyana mu gihugu nyine cyabatsinze, baramutwara nyine, bamutwarana sinzi niba ari se wabo, sinzi ukuntu namwe niba uko bavuga ngo niba ari se wabo wase, sinzi, ariko ibyo tubenda tubyihorera. So we know the story of Esther was taken captive from her country to the other country together with, I don't know whether uncle or the young brother of his father. Bageze rero urumva wibereye umuntu w'umucakara, nta kintu ushobora kuvugira muri icyo gihugu, ariko Imana ngo yari yaramuhaye ubwiza. So actually being a slave in a country, you have no what to say, but the story says that she was beautiful. Rero sinabivuga byose, byinshi murabizi, mwarabyumvise cyangwa mwarabisomye, gusa icyo nshaka kuvuga nuko yatoranijwe kubw'ubuntu bw'Imana, yaratoranijwe aba umugore w'umwami. So you know the whole story, but I want to mention that she was chosen to be a queen. Yenda ababishaka mwazabisoma. If you want, you go to the story and read enough.
rero yatubwiye ukuntu mu gihe kwa kundi nyine umwami yagombaga kwakira mu bantu be abo ngabo bari bategereje bari bakeneye yuko ngo arinda kubatumira ari uko abemeye akavuga ati uyu ndamwemeye nazi. Actually, to go to the side or front of a king, you're supposed to be invited by himself. Noneho rero mu gihe yari ateguwe nyine ateguriwe umwami urumva ngo babasigaga ibintu imibavu mbega bakabatunganya, abandi rero ngo baragendaga bakajya gushaka nyine ibintu byo kugira ngo base neza bajye imbere y'umwami ari beza, ariko we ngo yajyaga kwibariza inkone y'umwami yitwaga Hegayi. Actually, to be chosen, others tried to be beauty, to look for something to make them more beauty, but her, she used to go and inquire from the eunuch of the king called the Haggai. Yabaga yaciye bugufi akavuga ati yewe sinamenye ibyashimisha umwami, ariko noneho uriya mugaragu w'umwami niwe wamenya ibyo nakwambara cyangwa ibyo nakwisiga byashobora gushimisha umwami. So she humbled herself, saying, I don't know what can please the king, but his servant is the one to know exactly what can please the king. Ubwo abandi rero bajyaga gushaka ibihumura n'ibyo kwambara, we yabaga yiturije gusa aje inama asaba inama umuyobora. The time others went to look for the beauty, Sorof used to only ask the servant of the king. Ibyo rero byatumye noneho muri uko kumuyobora, muri uko kumuha ibyo bihumura neza no kumwambika neza bivuye kuri uwo mugaragu w'umwami, byatumye aruta abandi. So and then by taking care by this, the eunuch of a king made her to be more beauty than any other. Bitavuye ku guhitamo kwe, ariko bivuye ku guhitamo k'uwamuserukiraga. Not by her choice, but by the choice of he in charge of her. Byatumye rero atoranywa. Murabizi yuko hari iteka ryo kugira ngo bice abayisiraheli, ariko urumva kuko yaba yagiye ku mwami aramusaba nibirebire ntawabirangiza, ariko icyo nashakaga icyankoze ku mutima nuko ubundi nkatwe abakristo twebwe tuzi yuko twifitemo yenda imbaraga, tuzi yuko dushobora gusenga, tuzi ko dushobora guterana, ugasanga umuntu arasa n'uwiyobora. So finally she stood on the behalf of Jews before the king, because there was the decree to destroy her people, and this gave me the lesson that many times we think we can guide ourselves, we are mature. Ariko noneho ubwo nyine aho nabonyemo yuko abagaragu b'Imana niba baba bazi byinshi ku ijambo ry'Imana, ku kuyoborwa n'Imana, iyo wowe uciye bugufi ukavuga uti kuko nge ntacyo nzi reka nkurikire ubuyobozi bw'abagaragu b'Imana, ubwo icyo gihe nyine ushobora gukurikira neza ubuyobozi bw'Imana kuko wabyigishijwe n'ababizi cyane kurusha. Actually, we have the servants of God when we humble ourselves and follow their guidance, because they are worthy to lead us to the true heart of God. This can be good in our lives. Rero numvise agaciro k'abakozi b'Imana, numva n'ukuntu umukristo akwiye guca bugufi kugira ngo ayoborwe n'abakozi b'Imana. Icyo bamubwiye cyose burya kiba kimufitiye akamaro gakomeye kubw'imigisha ye no kubw'imigisha y'abandi. So now I can understand the value and importance of the servants of God when we hear and just follow what they are reading, how they are reading us. This can be profitable. Niyo mpamvu kenshi nk'ubu iyo baduhitiyemo gahunda, iyo batubwiye icyo dukurikira, iyo tubikurikiye bitanga amahoro, bitanga umunezero, bitanga no kumva uri kumwe n'Imana kurusha. So when they have chosen a program for us and we join it, this gives us a lot of joy, and this made us to be closer to God more. Niba ntazi ubuhamya nk'ubwo ngubwo
mbubabwira no kugira ngo namwe mwakire uwo mutima. So to take this time to testify to you, this means you can also experience the same testimony of mine. Sinzi niba natinze ariko indi nyigisho ya Pastor Jean Pierre nayo yari ishaka kumera nk'iyo. Batubwiye muri Luka 10:39. So in the other session we learned in the Luke chapter 10 verse 39. Nabwo ni ibyerekeye ibya Mariya na Marita, nayo nkuru murayizi. It's a story of Maria and Martha. You know the story. Ukuntu Yesu yagiye iwabo, noneho Mariya ngo akaza akiyicara iruhande rw'ibirenge bye akaguma yumva ibyo Yesu avuga. The time Jesus visited them, Mary just sat near the feet of Jesus and she kept on hearing what Jesus had been speaking. Marita rero we urumva yari yahihibikanye, yagiye gutekera Yesu ibiryo biryoshye, ati nabonye umushyitsi w'Imena, reka njye kumutekera koko nabirya aranshima, nabirya nawe arishima. So Martha was busy cooking for the visitor, expecting to be praised by the visitor. Hanyuma ku buryo yageze aho ngaho amaze kunanirwa, atangira kwinuba no kubwira Yesu atari kurabona koko, urabona umuvandimwe wanjye yiyicariye aho ngaho, ndiho ndahihibika nagiye nyine naho wiyicariye aho ngaho atamfasha. So when she get failed, she came to the master and say, why don't you advise my colleague to come and help, because I'm somehow tired. Ariko Yesu yaramubwiye, ngira ngo ni urucantege, yaramubwiye ati erega Mariya yahisemo iki? Yahisemo umugabane mwiza. But the answer of Jesus was a kind of disappointing her, saying that Mary chose a very good thing. Ubwo namwe mwimvisha ukuntu Marita yari ameze, yavuze ati so you can understand the situation of Martha. Koko umuntu ndiho ndamuvunikira, none sinzi ukuntu bajya bavuga ngo yamuhaye igikuta. She might complain to Jesus, saying, I'm now touring, I'm now doing harder to her. Then he answers like this. Rero kenshi abantu biruka mu bintu byinshi bibwira yuko ariko gakiza, bakiruka mu mirimo myinshi, gukora ibintu byinshi, umuntu yibwira ngo niko gakiza. Ariko wa wundi wumva ijambo ry'Imana, wa wundi uri iruhande rwa Yesu wumva ijambo ry'Imana, aba yamurushije umugabane mwiza. Many are struggling with some different works, thinking this will bring salvation, but those who just hear the word are the ones who have chosen a wonderful thing. Ibyo rero reka nafashe umwanya munini ndekera aho ngaho, gusa nuko ntabwo Imana ishaka imirimo yacu myiza. Imana ntikeneye ibyo dukora byo kugaragaza ibyo twakoze. Imana ishaka yuko kumva ijambo ryayo kandi tukaba iruhande rw'iryo jambo kandi tukaryumva kandi tukaryumvira. Simply God wants us to listen His word and we live accordingly. Hamwe na Yesu rero iryo jambo nyine azaridufasha, azaridushyiramo, kandi natwe bizatugirira akamaro. Kubw'ijambo ry'Imana tuzagendera nyine mu buyobozi bw'Imana n'ubw'itorero. Together with Jesus we shall walk in the same path with Jesus and the church as well. Murakoze. Thank you very much.